Niba warigeze kumva umuntu wahombye mu buryo bwose, wanyazwe cyangwa akabura amahirwe ya hana ya hariya, mbese akabura epfo na ruguru, iyo muganira hari ubwo ajya kukubwira ko yabuze intama n'ibyuma. Mbahaye ikaze nanone kuri bimenyere hano. Dore ikirari cy'insigamugani yabuze intama n'ibyuma. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu yashobewe yabuze epfo na ruguru, nibwo bavuga ngo yabuze intama n'ibyuma. Wakomoze kuri Mutabaruka w'Ikigoma na Muyange, aha akaba Gitarama, ahagana mu mwaka w'1800. Icyo gihe hari ku ngoma ya Gahindiro, hakabaho umugabo Rwasine. Arahaguruka ajya gukeza Rugaju rwa Mutimbo, uyu wari umutoni w'akadasohoka kwa Gahindiro. Agenda amwiringiyeho ubuhake kuko yari yaraturanye neza na Mutimbo, se w'uwo Rugaju. Rugaju abonye Rwasine aje kumukeza, arabyishimira kuko bari baranabyirukanye. Amugabira inka nyinshi n'ingabo zo mu karere ko mu Nduga ya Kigoma na Muyange ndetse na Gatagara. Rwasine abonye ko amaze kugabana bimuhagije, atumira se Mutabaruka ngo aze basangire ubwo bukire. Mutabaruka yari umugenza w'impangu, yari umucuruzi w'umuhanga. Araboneza niwe umuhungu we, amaze kugerayo bagabanamo kabiri ibintu yahawe. Mutabaruka yegurirwa iby'uruhande rwa Gatagara na Kigoma, umuhungu ahamana ibyo ahagana mu Mutende no mu Mayaga y'Epfo. Nuko Mutabaruka n'umuhungu barakira, baratunganirwa. Ariko muri ubwo bukire bwabo, wa mugabo Mutabaruka w'ubugenza ntiyabuteshukaho. Agashaka abantu bakamugurira intama, bakazijyana ibuberuka, bakazigura amasuka, bakayazana bakayagura ibimasa n'ingumba, bityo umwuga mbese Mutabaruka arunguka biravugwa. Umunsi umwe rero, dore ko Rugaju ubutoni bwe kuri Gahindiro bwari bwaramurenze, yarahindutse umudabagizi, yumva abantu bari ku muharuro baganira ibyerekeye ubutunzi, bavuga ngo umuntu ugiye kuba umutunzi muzima ni Mutabaruka. Agura intama kohereza ububeruka, bazigezayo bakazigura amasuka, bamara kuyamumurikira akagura ibimasa n'ingumba, agahindukira bimwe akabigwatiriza, ibindi akabigurana inka. Rugaju amaze kurita mu gutwi, akeka ko banegura Mutabaruka kandi ari uw'iwabo. Ahamagaza umuntu wo gutuma kuri Rwasine ngo azamwitabe. Icyo gihe ntiyari ahari. Umuntu amugezeho, Rugaju ati hutera ujye kwa Rwasine umubwire muzane ntumusige, nusanga atari umutegereza. Intumwa iragenda isohoza ubutumwa, isobanura Rwasine ko yamwihanangirije ngo bagombe bazane. Bahera ko bashyira nzira ikitaraganya no kwa Rugaju. Abaza Rwasine ati harya sha songo ni umugenza? Undi abura icyo avuga, arajumarirwa. Rugaju akibuka abatwa baraho, arababwira ati nimujye kwa Mutabaruka mu musake, amasuka n'intama afite, ibyo musanga byose mubinjyanire. Ubwamwanga agaha iryo zina ry'ubugenza kandi yaramukijije. Nuko abatwa barikora baragenda, batuma no kuri bene wabo ngo abatize umurindi kuko bari bake. Impini irashyiguka no kwa Mutabaruka. Urugo bararusaka, amasuka barasahura, intama barayobora. Ariko inka ntibazikoraho kuko Rwasine yari umutoni wa Rugaju cyane. Mutabaruka rero anyagwa atyo, abura intama ze n'ibyuma, amasuka. Aho niho hakomotse umugani baca kenshi iyo babonye umuntu wabuze byose, bati naka yabuze intama n'ibyuma. Ni ukuvuga ko yabuze ibyo mu nzu n'ibyo hanze nka Mutabaruka. Kubura intama n'ibyuma bisobanura kubura epfo na ruguru. Ngayo nguko, ngiki kirari cy'umugani yabuze intama n'ibyuma. Bibutsa ko kandi n'ibindi byinshi bitandukanye ukomeza kubisanga kuri uyu muyoboro bimenyere hano. Kanda like, share
ukore na subscription kugira ngo buri kimwe cyose dukize kuri iyi channel ya YouTube kijye kikugeraho. Ndabashimiye nanone.